sun. Twicaye ku muyaga ari udutera ikibazo nabyo bikenewe impamvu yo kwibahera mu nzu buri gihe ariko mabwo mfite agahinda kenshi banza umurabwira agahinda nibyo ndakumva mfite agahinda kenshi agahinda sawa kenshi kenda kuntwitsa umutima si ibibazo aho buri gihe kudahora mu bibazo wagereka tukishima byibura nk'iminota ingahe nk'itanu ikibazo ko Imana yaraguhaye ikaguha byose ubona ikaguha ubuzima bwiza ikaguha imitungo ikamuha umugore mwiza nk'akagwiri tukajya kubyara tukabyara boyi kwiga byaramunaniye reba amafaranga twamushyuye muri primaire yiga mu ishuri ryiza rya privé ndabizi reba muri secondaire yiga mu ishuri ryiza arizi wa mbere wa kabiri mu wa gatatu biramunaniye atabuze igikoresho cy'ishuri atabuze papa buriya rero wishinze ibintu by'agahinda ababyeyi bagira ahubwo bamwe bazirukanka no ku gasozi uzi ko ejo bundi hari umubyeyi wigeze kubaho abana baramusaza birangira neza umubyeyi agize depression agira za stroke birangira neza kwa muganga bamujyanye ahita yitahira. Ubu se twebwe dushigaje iki? Twebwe icyo dushigaje ni uko ufite nanjye nkaba ngufite. Kubera ko njye ntekereza ko abantu njye nawe iyo abantu bari babiri bahuje ikibazo bakagisangira ntago bihwanye na wa mubyeyi umwe wihariye ibibazo ari wenyine. Mabo tekereza kuva hano aho ugeze hose boy noneho azwi kurusha umuravumba. None akabazo ukora kwa Rwema Nyakagoyire abantu bose banyura abantu bose banyura bakunama. Tekereza icyo kintu ariko ugatekereza ko se buriya baduseka umuntu aguseka ikijyepfo ukamuseka ikijyaruguru. Nukuri nose twabigenza gute? Ikibazo ni icyacu. Niba ikibazo ari icyacu tugomba kwakira nyine ibyaye ikibazo irakiri gato. Ibyaye ikibazo irakiri gato. None twabigenza gute? Twebwe dukora inshingano zacu Imana yaduhaye. Iyo nsigamigani isohoreye kwa Rwema Nyakagoyire. Twabigenza gute se mugabo mwiza? Ariko reka nkubwire uyu mwana wamupangira akagiwaho byarushaho kuba byiza ariko leta y'u Rwanda ko byoroheje akagiwawa harya bamara igihe kingana icyo nashaka mari imyaka 5 oya nanone hoye imyaka 5 nawe rwose hoye ubundi bamara y'umwaka ariko mana yanjye imyaka 5 oya wenda amezi byibura naho imyaka 5 twarabyaye nako none siko aza kurumbira noneho cyane cyo kintu reka azagende akuta umwana wanje cyangwa umufate ku ngufu cyangwa agire gute ahubwo so wakwereka imyenda noneho asigaye yambara ntanagiruka no gufura nta nubwo anahereza umukozi ngo namufurire. Ubona ibintanywa ubona ukuntu azamuka kubyara nabi wewe. Nose reka nkubwire mugabo mwiza uribuka yuko twigeze kugira umwihariko wacu nkamuguhereza uriya mwana mukabanza mukajya mutemberana mukirirwana ukamuha buri kimwe cyose wamugiriye inama zihagije urabyibuka. Urangije nawe ubona biranze uramumpereza
umwana tukirirwa navuga ni umuhungu wacu ni umwana duteze kuza nibi byose tugomba kuzabisigira n'amakonti yacu akazamenya kuyacunga ariko urabizi reka duhagarike buri kimwe cyose twamuhaga kuko arayabona akagenda akashyira mw'ibyo bitabi bye ariko uribuka hari ahantu baherutse gutobora inzu ni hehe ni irigiriya kwa Costasia noneho boyi ngo yari aho ngaho hafi aho ngaho basanga yicaye ahantu yegamye yasinziye none uwari uhari ngo ntiyamukome ni kwa kundi burya umugani mugana kariho ngo zimwe ri kujwaro hari kuririka kwisha impyisi wanye kugikurundarunda cyane rwose umuntu araza abari bari kwironda icyo gihe baraje ngo baramubona bati cyane nayo cyo kwarwema koko bati kihorere batashyira muri kesi uburiya ni ukubera ko natwe tubana n'abantu nicyo nyine bakaza twaba twakoze iminsi mikuru n'abantu bose bakaza bakidagadura nibyo kora neza wigendere uzayisanga imbere barakituzaniye ndabyibuka nta kundi simbizi ikintu twakora ariko wamugana ikintu wavuze cyo kugira ngo leta idufashe birakwiriye ahubwo se ninde uri tuzagenda se tumurege urabizi reka tuzasaba inzego z'umutekano sibyo yego inzego z'umutekano kuko kugira ngo ajye hariya niko bisaba ko agomba kunyura muri transit ngero ngo n'ibyo bitransit nako izo transit ntazo nzi izo transit agomba kwinyuramo n'akagenda akumva uko ubuzima bumeze agenda akamva ibyo akaza akaryama heza akarya neza yahiza nta kindi reka agende ajye muri transit akubiteho nk'ukwezi bamuvana bamujyana he ayiwawa bampeleke kuko iwawa basa kwiteye umwaka bamukamirikisha nacyo burya none ko abana b'iki gihe bicwa n'ubutesi twaramujebekeye cyane nawe ahita abona yuko byose nyine yatwigizeho ikigomeke kuko twaradebetse none se ko abifata we iyo aza akaduturaho inzugi buriya ni ukugira hari igihe abana b'iki gihe baba abatesi cyane kubera imitungo ya ba se na ba nyina araza nkajyaho nkagabura sibyo warangiza nawe ibyo akasigira amafaranga nkamugurira imyenda ariko noneho nari nsigaye nimuha amafaranga ngo ajye kwigurira imyenda warebye imyenda asigaye agura sha umurozi watorogeye ntabwo yakarabye pe ntabwo ari ubarozi dore ko barenganye nawe ni ikigare ahari mbona ari ikigare uburiya mwana wacu yishwe n'ikigare nanone yishwe n'umurengwe igisubizo wavuze kiriya cyo kumujyana iwawa cyangwa iyo transit inzego z'umutekano zikamudufatira urumva yaba ariho atari kuvuga ngo papa mama noneho yarangiza agiye hatatubona uko kweza ndemeza abiri yashyira ubwenge ku gihe akamenya akamaro tumufitiye izi boy wacu sha yarengeje hano neza ntaryo simbizi kereka wamushyira hisi ntabwo mbyumva kereka reka turindire ubuyobozi buzabidufashamo ndumva leta nayo ni umubyeyi ndubashonje ndebera akantu koroshye cyane untekera kihuse ariko kansanga ukorera akanyama k'umwijima cyangwa wabuze neza uzi ibyo nkunda sheri wanjye sasa ndetse umwana watunaniraho ubundi oya Imana izabidufasha nabyo izabidufasha ahubwo wagwana mzee meze vitu waji sasa ko numva ariko ibintu wabigigiye byatara ubundi habari za habari za mzee ariko cyangwa yambita cyari kadaje nkakira ubundi ibito bibi ni ibicyo tubisanyura n'abandi basaza uje ufata ibintu bigezweho abandi ibintu bikibingi ibintu kaje sasa ntukaje ugigira ibintu biriho ibintu biriho
kugira akavi k'akadage nabyo ni ibindi bintu. ariko bro uzi ko nguri ari so Iso bivuze iki ko warambyaye bivuze iki nyine warambyaye. ko nakubwiye ntacyo bivuze. Cyo nyine warambyaye nyine nuko. ariko kucyumbabaza waza gutera ibiki bidasanzwe uba. Kucyumbabaza iki bidasanzwe ko wabikomeje wagigiye. boy nkubwire wanze kumvira sinanyamvirije byari bya kera byarangiye. asiyeshyira muku uvunjikagu cyatoka pare muku utavunjika karibu hapa. Ikintu yabivuze boy mwana wanjye ikigana iki ni umva nta mahoro uzagira ahubwo bivuze ikindi reka murabure buri imbwa ishaje ntago igiti ntago imoka. uvuze ngo imbwa ishaje ntago imoka. uvuze ngo iki ntago imoka. uvuze ngo iki aho mbiza naho karajya kugira ngo ubone sasa ogo muraza vuga ibyo urankubise shana ako vero kabigira umuntu akubita gutubudo ukubise so essence so ni cyo udo kujibundi nibo kujibundi ayigata wani bamwere kubisi gifuza basiganga aho era sasa acha bada muraza iriwe furukazi yera ngaho bahise boy urankubise aho kubise ijyo wabo kubugigira cyangwa muri zakwereka ubundi zakwereka neza vere uzambara tubyo wigira byose ago birangiriye hanga utagira ngo birangire umva wagisasa yamba birangiriye hanga uzabibona neza ubwo aho mana bayibereye furukazi umuzana ibintu by'ibisaba by'ibigambo gusa kandi byanda ahubwo nari musijye n'icyo kunywa cyajyana n'imitobe yawe imeze nk'iyo saza boy umugabo wanjye umutwaye iki wahise mutwaye iki se ubona uri saza ryawe ngo nuko riba rishaje urwari iki umugabo kintu mutware komero kintu mutware ko mubazo kintu mutware komero ahubwo abashaje gusa akagira ngo muvunye cyane ko yigeze ubona muvukora wanjye umugabo wanjye umugize ute kintu mujyago ve nuko bashaka kugigira soni papa boy ihangane gatoya kabere ihangane gato mbere gira akaguru gutya soni komera muze peace rata muze peace ako se reka nkubwire noneho ugeze naho umugabo wanjye umugira gutya kuko kintu mutwaye me bigenze gute papa uko nari ngiye kugutekera bigenze gute rambura akaguru neza nako karavunitse ahari sibaze n'ukuri mva imbere zava muri uru rugo mbere reka mubwire mva imbere soni papa bo mujyane kwa muganga urubyaro rutwiciye burundu urubyaro rutwiciye urashaka guhaguruka reka nze gatoya reka nze ihangane gatoya ihangane yicaye ari buve ntarara mu mubiri koko cyagenze gute ko nari nigiriye mu nzu ngiye ko dore ntabwo uramera neza byakugendekeye gute koko sinangiye kugutekera kagoye uramenye barankubise aragukubise umwana wabyaye mani byarankubise umwana twibyaye sinzi akana nteye niba ari agake niba ari akantu numvisha akantu kinjira gusa niba ari akanyundo niba ari agake ashobora kuba amvunnye urubavu no guhumeka ntubishobora anyibye akantu ntazi ukuntu akantu kameze mana yanjye arangije ahita kubita rugondi ihene neza ndagenda nkubita agatuza hasi umwana twabyaye niba arabyigiye yawe ntabwo yabyigiye
ntago cyabyiza cyabyigira ese cyari amashuri ntiyacyayanze sibye urugomo gusa urabizi arankubise ankandagira mu bitugu aho hose yahanige ihangane ndaza kuba amasa neza arankubise arangije arambwira ngo ngo mbwishaje ntabwo imoka ngo akubwira gutyo gutyo rwema nishaki mana yanjye we mbega umwana akwisimbwa ng'imoka ariko sha ntacyo niba ndimbwa nawe urimbwa sha nta soni imbwa byaye ndi sha ntacyo mana yanjye we umwana nabyaye agatuka umugabo wanjye boyi wagicucuwe urakapu se najya cyakora umva njyewe ndakuvumye nta nubwo uzongera no kwitwa umwana wanjye urareba iriya mbesiri nanjye ndamubyarutse ihangane gatoya twigire mu nzu bisiga aho ngaho turaza kugira iby'amatelefone ndabitwara nyuma sibyo ihangane fata aho ngaho oya ntabwo nahari ko genda gahoro urareba kubyara we Strength now, I'm the only one. I was an ordinary boy. Kandi ni ya dosiye ya wa musore ese kugeza ubu ngubu wari muramubona ko ubona kesi ikomeza gutinda bimeze bite? Ntabwo turamubona ariko nimugoroba dufite operation kuko twamaze kumenya igihe atahira kandi hari n'umuntu waduhaye address y'ahantu atuye ko twagerageje gukora za convocation ariko ntibigire icyo bitanga. Ni ukuvuga ngo convocation mwazohereza ntizimugereho? Ntabwo zimugeraho ariko nyine twamenye address ahantu ataha n'amasaha atahira nimugoroba rero niyo operation turi bujye. Mugerageze mu mute muri yo kuko iyi kesi imaze igihe. Yego. Dream, believe in strength. Now I'm the only one. Fanda mwaramutse. Mwaramutse neza. Ufite ikibazo gikomeye cyane Fanda. Uretse gatoya. Nitwa bande? Nitwa Gisa. Twagisa. Gisa tuza wageze hano kuri RIB nta kibazo. Ikibazo cyo kiraza kumvikana. Wumve yuko umeze neza sibyo? Murakoze Fanda. Ikibazo cyo kimeze gute? Afite mushiki wanjye mutoya afite imyaka 15 bamufashe ku ngufu. Yego. Wamufashe ku ngufu mwamuzi? Oya ntabwo tumuzi. Ntabwo mumuzi. Yego. Bon, John. Yes. Uyu muntu ureba ahantu mwicaza hanyuma nze dukurikirane kesi yiwe twumve ikibazo afite. Jyana na John.
dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout the ground. Bimeze bite se man? Twari fresh kabisa. Wewe bimeze Uracamo? bite? Sha urebye nari ariko ni insasa gake gake tu. Nanjye ni fresh man. Yes. Ko nari kugufata fresh. Man, ntabwo unyibuka ko? Sha happy ntabwo ndi kugufata kabisa. Ese ntabwo ari pause se twiganye man? Wallahi. Ko numva siri kumfata fresh ahubwo wowe, eh? Man, njye nitwa Christian man. Christian wallahi. Ku wa gatatu nahise yuka wa kintu. ku Yiwe. Ko muri wabaye gati byatari seji. Wallahi. Bari ni bisanzwe nari. Wallahi no se, eh? Siri cyose seji. Wallahi. Bimeze bite se? Cyane akazu yaze mwana. Imisi myinshi cyane. Ni imisi myinshi naragiye urabura niyo mpamvu mbona, eh? Wahise uyobera hese ko Oya wallahi ibintu by'amashuri nahise akatira nyine nawe urabyumva. kuva twarangiza cya gihe Wallahi nahise nkatira ahubwo nubwo banize nkasoza. Amazina yawe bakwita nde? nitwa Gisafande. Gisa irindi? Igiro. Yeah. Tuye mu kahe karere? Ka Gasabo. Umurenge? Murenge. Gasabo. Umudugudu? Umudugudu ni Rwinkwavu. man, uzi kuko wari umeze tronko mari ko kimeze. Oya mana ntabwo biriya byaye bya tronko mu ngubu bari vision umuntu abagezemo nyine bitandukanye na biri. Nese urabona umuntu acyambara ka uniform. Kereka biri umuntu aba yarakatiye G. Ahubwo wowe ndabona bigeze se man. Shaje ni fresh, ubuzima ni fresh. Oya byarangiye ugasoje se cyangwa nawe wahise ugakatiye. Je maze ndi kwiga no hanze, ndi kwiga online tu. Wallahi Amerika. Ahubwo wowe ndumva umeze neza. Wallahi ndabona kugenda nawe mu kintu kinini ukuntu. Aho nari insaza ariko nyine ntabyahatari tu. Agorongera gufataho se cyangwa urafataho tu. Sha wapi je ntago nyafataho zira. Cyara kadage ngakira mani. Byaranze kabisa. Cyara kadage. Kabisa. Allah kusino no umuhungu. Mfite mushiki wanjye mutoya afite imyaka 15. Ejo yaje ari kurira ngo bamufashe ku ngufu. Uwamufashe ku ngufu haba hari amakuru mumufiteho? Yego. Yitwa nde? Yitwa Kaboy. Kaboy? Kaboy ni izina? Yego, niko yitwa, niko twumva ngo rito. Atuye he? Turaturanye n'abatuye muri Gasabo. Atuye muri Gasabo. Akora iki? Nta kazi tuzi kazwi akora, gusa twumva bavuga ngo ni ikirara kiri aho ngaho gusa. Afite ababyeyi bombi? Ntabwo tubizi. Hashize igihe kingana iki mushiki we bamufashe ku ngufu? Umunsi umwe. Inzego mwabimenyesheje ni izihe? Twabimenyesheje uw'isibo na mudugudu nawe twarayemo ikiregara kesi barimubwiye. Babikozeho iki? Nta kintu na kimwe kigaragara bagikozeho, batwohereje ku nzego zo hejuru zisumbuye. Mwaba mwarigeze mujya kuri Isange One Stop Center? Oya, aho turajyayo. Nyine nk'umuntu w'umusaza tugira uko tubigenza nyine dore umuntu aba akeneye n'akanguvu cyangwa umwotsi. Nk'umuntu usigaye wagafashe nyine si ufata. Ntabwo yegera vuba vuba ubundi tuzagahuza nyine ikindi gihe. Akufazi kutaginduka man. Ntabyo guhinduka man ntabyadanje wese si ufata. Sawa? Nizere ko utagenda gutya uzagenda gutya n'uyu muzigo uburiho. Kiramani ujye kunywa amata ntabwo. Wana reka kanjugutira aho bwangaha nta bintu by'amata se niba ikigiye twanyweye hari ikintu twigeze tuba. Aho kumwotsi n'ugezweho jya so cyara kadage ngakera. Gihinduka man. Cyakora pose. Cyatsanduka nzira hise. Aya shara ntabyo guhinduka umuntu ahinduka gute ariko. Ubu ugomba kwikora ji.
happy man. Asubwo uzafata ibifure gute? Umva ugomba guhinduka ukahinduka umuntu w'umugabo. Aya by'umugabo se gutyo urabona nda gace. Reba kuva tukigana ukimeze uko nta kintu wigeze yongeraho. Oya mani ntabyatanje n'ubundi abari size y'umuntu tu. Wowe ugomba gufata imyotsi. Ugomba guhinduka. Ako nyine ugabanya mani ibyo kunyinjirira ko nyinjira ntago ari fresh. Kunyinjira walayi wapi ntago ari sawa mani. Kankureke kabisa bizakugora. Ntago bizangora ji bitarafashe kera ntago byafata ngo. Reka nigende rero. Tujyanye no kwa hano harimo abantu. Ufite ibindi bibebis. Ariko ntabyatari mani niba harimo nibi baby nta kibazo kinere pisi tu. Komeza ugende ihangana imvura ikukunyagira. Oya nari mani tuzagahuza ubutaha nari. Ngiyo ndi bifirimba meze fresh. Oya kabisa peace ji. Ubumure wageze mu bugenzacyaha kandi akazi kacu turagakora nk'uko bikwiye, hanyuma mushiki wawe ahabwe ubutabera buboneye, ndetse n'ubushinjacyaha nabwo bugomba kubisuzuma, hanyuma victim ariwe mushiki wawe agahabwa ubutabera buboneye ndetse tugashaka suspect. Murakoze kandi turabashimiye kubw'ubufasha mu kuduha ubutabera bwiza buboneye, turabashimiye. Nicyo ubugenzacyaha tubereyeho. Murakoze cyane. John? Yes sir. Iyi assignment uyiteho, hanyuma suspect Kaboy umushaka umubone, hanyuma mushiki wa Gisa ahabwe. Nakubaza iki man? Nakubaza iki? Nakubaza iki? Sister wanje si wowe mfasha. Sister wawe icyuma. Agosha ubundi si wowe uvuye gutanga ikirego ku kazi afande nihanganira pe ninjyewe nura musore mushakaga we oya musenzi turahuye urabizi ko nagusobanura nazanye ikirego ngo yafatiye sita wanje ku ngufu rero twari dukubitaniye mu muhanda navuga ntiyagenda ntamuhaye akantu none buze ngo wari uri kwihorera sibyo ntabwo ari ukwihorera afande okay ntabwo ari ukwihorera afande tuza wambabari tuza amagari imodoka igutwara safandi ugiye kufunga hago wacu baramfatira sister wanze ku ngufu hanyuma ntago wemerewe kwihorera ntabwo byemewe n'amategeko mu muhanda kwihanira ntago byemewe uranyumva neza halo safandi banamvunaguye afande wambabariye koko sanga kuri KN 207 yes zani imodoka vuba vuba
Mama boy. Mama boy. Kane. Ari umuntu uri gukomanga reba. Umuntu dushaka. Mwiriwe neza. Kapiteni Daniel. Ni karibu. Karibu. Ikibazo. Umeze neza? Amazina yanjye ni Kapiteni Darida, guturuka mu rwego rw'ubugenzacyaha. Ndi kumwe na mugenzi wanjye John. Yego. Twe tubagendereye. Karibone. Ni amahoro se? Ni amahoro, nta kibazo. Tubakiriza iki? Oya si ngombwa, ntabwo ari ngombwa. Ni wowe umucuruzi Rwema? Yego ni njyewe. Hanyuma uyu nguyu ni madamu wawe Kagoyire? Yego. Yego. Impamvu tubagendereye muri uru rugo, hari umwana wanyu dushaka batazira akazina bita Boy. Yaba hari? Nibyo koko uwo mwana Boy ni uwacu, ariko Boy ntabwo ari amazina ye, ahubwo ni agatazirano, ubundi yitwa Kwizera Patrick. Kwizera Patrick. Yego. Boy ni akabyiniriro. Ni umwana wanyu mu maraso cyangwa mu mwadose? Oya, twibyariye. ni umwana wacu. Impamvu rero ubugenzacyaha buri hano bukurikiranye umuhungu wanyu we Kwizera Patrick batazira akazina ka Boy ku byaha bigera muri 3. Akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge, icyaha cyo gukorana n'abacuruza ibiyobyabwenge ari ukuba umudira wabyo, ndetse no gufata ku ngufu. Ku ngufu? Niyo mpamvu ubugenzacyaha buri hano. Ageze nafata ku ngufu se kandi twamushakaga rero mwamuduhamagarira hano. Ntabwo byadutungura. Afandi rero umwana ntabwo tuzahantari. Aya masaho ntabwo utubaje ngo ari ntabwo twahamenye. Ubwo abyuka agenda agacyurwa nijoro. Mbese kuri tubwe yarenze ihaniro. Ku byo muvuze rero nta gitangaza kirimo ku kintu kintunguye, ni ugufata ku ngufu. Nicyo nanjye kingereye. Ibindi byo rwose ntabwo nabuciye akarute, kuko kubinywa byarabinywa ni umusinzi. Ariko icyo gufata ku ngufu cyo ndumva kirantunguye, ntabwo nagitekerezaga. Nk'ababyeyi be rero hari amakuru tubakeneyeho yadufasha. Boy yaba akiri mu ishuri? Yararetse. Yagarukiye mu wa kangahe? Yakoze tronkome irangije iramutsinda, yaragiye kujya mu wa 4 segonderi. Okay. Abataha mu rugo iminsi yose? Ni rimwe na rimwe. Akunda gutaha yahe masaha? Isaha iyo ari yose ntabwo twakubwira ngo turakubwira ngo ni isaha iyi na nijoro duturaho inzugi. Bimaze igihe kingana iki mubonye ufite imyitwarire idasanzwe? Kuva yareka ishuri nako sinakwereka bigaragara ko no akiga no mu ishuri icyo gihe yabikoraga, kuko no ku mashuri aho yigaga badutumizaga kenshi, ariko katubwira ko ari amakosa, tumukora amakosa y'abana. Bigaragara ko ibyo uburara yabutangiye kera, gusa amaze imyaka myinshi abikoresha uko bigaragara, kuko ikigaragara rwose yaba addicted. Mubona imibanire ye n'abaturanyi cyangwa se n'urubyiruko rugenzi rwe babanye bate? Urumva abo ikigero cye ntabwo tubazi, ntabwo gusa mu baturage nta muturage ajya agenda ngo abrutalize cyangwa muhutaze, ahubwo bose baranamwikunda, bose baramukunda. Ikibazo aho giherereye. Hanyuma imibanire yanyu mu rugo, usibye kuba atana ibyo biyobyabwenge mukabibona, mwebwe hagati y'ababyeyi be ntabajya hutaza?
yego ko yaratuzengereje ejo hashize naraje sanga isa ryamye hasi mubajije umwana ese ugize ibiki so ahubwo sinzi amagambo y'amaterime yagiye akoresha nanjye sinamenya yari dore se ninjya mukwe hasi ahubwo ashaka kuzana dutera zino ndwara za pressure tutazi byari byo. Babyeyi rero murakoze kuri izo information muduhaye. Ni byiza ko abaturage beza babereye u Rwanda bakorana n'ubugenzacyaha kugira ngo bose bafatanyirize hamwe kugaragaza uwakoze icyaha hanyuma ashyikirizwe ubushinjacyaha nabwo bukore akazi kabwo. Rero ubwo ngubwo turakomeza dufatanye kumushaka hanyuma twebwe nk'ubugenzacyaha tumushyikirize ubushinjacyaha hanyuma nabwo bukore akazi kabwo. Ntamugeze kumufunga kandi oya ntabwo tugiye kumufunga ahubwo turi hano nk'ubugenzacyaha kugira ngo tugenze icyaha hanyuma dushyikirize ukekwaho icyaha tumushyikirize ubushinjacyaha hanyuma ahabwe ubutabera akwiye. Muri make muzi igihe rero kuko yashobora kwangiza sosiyete ubu yari yiyangije ibyararangiye. Sinakubwiye ko ari wa nuwo na wundi. Ako se veio para sta boia se nta kirumvamo. Abazungu. Meze bite ji? Kuviye ufite tudaje. Aha naicya kuzanga ndabona ari icyo kimeze icyo ki. Fresh. Isa. Ako ntabwo no kuba abakitse usanze hano mu rugo rwa. Sibone ba Star Boys. Boy. Iyo mico kuko. Ari kuvira byatara ahubwo ni gute ngiye Star Boy bagiraga nkabona. Boy. Oya, ngasiro wambwira iki. Aha nta byatara nta kintu wazumbira. Bero so gongo. Aya. John. Echabo se chuchi como tá nada bem, vem, me sente. Waretse abangabo bavuga bari bo wa mwana we. Viens. Urasabwa gutuza. Ntabwo nuza se biragenda. Ntabwo nuza je. Viens, nibyo. Viens nibyo urengeze. Aguru aya ntabwo gwaguru je nacu muri buze mumbwira. Viens. Urasabwa. Abari badu. Ceceka. Ntabwo ceceka abase niba ndese bajanye nje. Ceceka. Ntabwo ceceka abase bajanye nje. Je ntabwo dubujere. Ntabwo je ndasanga bajanye. Aje ni watu je ntabwo dubujere. Aje ni watu aho dubujere. Ceceka. Aje bajere nje. Nakubwiye. Utuze tuza. Atafana undi no wicu cyumuntu waje tukijana n'umuntu. Akono bafanda tugende. Aho bajanye undi mwana. Bari turi ko duhugo nje. Tuza muso. Watsinde ko icyacu cyo kinjana abantu. Oya nagende. Urababara. Mumenye naba yazinutse kudara n'ibigofero bye n'ibigumanga. Katuruhuke. Nagende rwose umva. Ngewe yarangeze ahangaha ibaze kubyara umwana akakugenza kuri. Ubu rero twamutoje kuva na kera. Papa boy wirogereta. Umwana urazaga agatereta n'abapolisi harya n'abapolisi buriya ngo nabagenza cyane ibitinda ejo bane yarakurangije iyo ntaba hafi ngo mujyane. Boy komera umwana wacu uko byenda kose ibya ikibazo yakigata nawe ugiye kumera nk'abamandira ngo ubyaye ishyano araryosa rero. Aya nahano burya umwana none iyo adahanwe burya uratekereza bira byandi byose nibimufata. Uratekereza imyaka aramara hari ahantu
bashobora kumukatira burundu. oya nanone oya Urumva icyaha cyo gufata ku ngufu nose ubusanza bw'umwana uri munsi y'imyaka igeni. oya nanone ibyo ubitekereza nabyo Bamujyane. oya uzi ko ibyo ntari nabibaze numvaga ari ibiyobyabwenge gusa. Mama po ibyo bireke. No gusenga. Mwana neshereza umutwe rwose twese tuzunguruke. umva twumvikane basore, ibintu bijyanye n'urusaku hano ntabwo byemewe, ibijyanye no gushyamirana nabyo ntabwo byemewe, turumvikana. Ninumva urusaku hano n'induru ndaza turabona. Yeah. No. Devo hasi cyane yake. Icyama. Icyama. Cyane. Cyama. Cyama. Hano. Wawe abanyabyaha. Umva. Ndetse munigera. Fanda watu bariye ko abantu kwangana nawe kumvikane muje munsanga hano mugomba kubahiriza amabwiriza n'amategeko bikubahirizwa. Wabyumvise? Ndavuze ngo mufana bisomwe tugira favu. akaze uri cyane. Fana bisomwe kuri ifunga. Wewe usanga gani kose. Gira vuba wanjye rusa. Ingero za sene. Dore none wafashe umwana ku ngufara ku ngabo. Icyo cyambaye cy'ishakaranga yigeze gufata ku ngufu. Igihe wafashe umwana ku ngufu. Wowe na mushiki wanjye wafashe ku ngufu. Na mu Wiki. Ave kwihorera. Tangira ubutabera we. Uzika musiki wanjye naye mufita umvikane. Wabaze bahorera. Yama yabishaka na urize gufata ku ngufu. Yakora yabishaka se wowe. Kore hagati n'uboko. Kose Itonde. Musiki wanjye mufita Mwaza azunguye mu rugo musibyari ipfura kwa biroroshye. yiga mu wa gatatu primaire. Reka babwire cyafatiye mushyira kubona murwanye ntabwo turi bwumvikane. Uyu nguyu afite ibyo uzira nawe afite ibyo azira. Ubu se genda zira Waretse ngagifu. uzikira ugenzira njye nari mfite YouTube channel yanjye mana 5 to 5 TV ikora imenga mwana ngiye mura nicariye menga online. Umureza araza nzanira sheke itazigamiye. 5 to 5 TV iri birakora umukozi wawe. No buri konse nawe ndaje gaceza. Aba nawe wari umwana sha. Maza mu yarameze bitari karanyizana imana. Hata musiki waje sha. Man. Yararyoshye. Umwe yarameze. Sema uri kuvuga musiki waje buryo ntacyo cyumvikana ni cyo musiki waje. Nasi musiki waje ufite ro kumvikana. Niba yamuhaye se ikibazo afite. Hase ibintu tumaze kuvugana mu mwanya ushize ni. Dafa nagari hano ni mu kindi gihodi. Twebwe hano turitonze. Akusumana urabona ibintu mwari mukoze kweli. Sinakubwiye ngo mureke ibintu byo guserera kuva kare. Twese ko twamaze kuba abajama. Ahubwo mwana. Sana yifuza sana ya petrol wa Petrol yana ducana. Ndagi kuri musiki wanjye je. Sister wari bararyo. Ako konse warese nkagakamaro. Je ndasaba guhindura bakujyana mu kindi.
Icara. Umva mubyeyi. Karame. Hano mpafite iminota 10. Murakoze cyane. Igera arasubira mu. Yego. Murakoze. Ndashaka gukoresha igihe cyacu ngo tugikoreshe neza. Nakuzaniye n'amata. N'udukamba biri. Sikaba ugiye mbura kwambara ibirenge. Wari ushonje we. Banza mbara udukamba. Nuko wabaye koko? Ariko bo ibazi igihe watuzengereje none unanisa. Ndakicuza kabisa. Isomo wararibonye. Inzara ahantu ntago hazi. Ameze yate. Ibindi ntabwo nshaka kubitekereza ko iyo mbitekereje umuntu mugiye gusara. Isiko bwo yarakuzinutswe burundu niba runanitse. Ibi yamwe usobanuje bana. Oya ntabwo ari wowe biguteje. Na n'ubu ntabwo biragenda neza. Yaba turabanje se ntabwo yicaye aha. Ndetse kuki waje ari wenyine? Nuko ari wenyine ufite urukundo. Nawe yabafite urukundo nawe bayashanga. Ariko abampaye amafaranga mwana wanjye wagiye uhinduka. Ese ikibazo n'amafaranga cyo kibazo n'urukundo. Cyangwa mukozi ari yanjye akareba nibwo yabibona nawe. Na n'ubu uracyafite urwango so uzi n'ukuntu wamukubise. Gusa nicuza impamvu nabwira binatumye bikora. Gusa ko handi mata wenda yakwicara kuzanira n'imyenda ariko ntuzongere kurakarira posoro yambwiye ngo nawe gusuhuze. Neza usuhuza kucyo atajanga hawe kuri. Oya zaza humva. Uzabona kandi nishimye. Karameli. Iminota mwahawe yaranye. Akira nandi mata. Oya bijyanye no kunywa ntabwo byemewe. None se kubijira. Hanyuma yasubirana. None se ntayanywa. Ahubwo naka kantu. Noneho. Kana muze kugatuma. Haguruka. Nyine. Sina utusubira nayo. Ora utuza gusubira nayo. Tugende. Mwana bye. Papa Bo. Umwana wacu yaje. Umwana wacu yaje. Kugira ngo ibyishimo cyane. Mwana suruza se. Mwana ni nziza pe. Bon. Bravo. Maraneza. Bikira. Haguruka. Ndumva mfite isoni igihugu kubera zibi nakoze byose. Haguruka wicaye hariya. Gusa mbere namenye nabanza kubasaba imbabazi zibi nakoraga. Mumbabarire rwose nabwiye mu gihe kigongwe ntabwo. Uyu ni boyi. Bisa nkaho nta bwenge nabaga mfite. Haguruka wicaye mu ntebe. Basi mubanze mumbabarire. Haguruka wicaye mu ntebe. Hano twarakubabariye sibyo? Ndumva mfite ikimwaro. Bihangane nyine. Ndumva mfite ikimwaro cy'ibi byose nakoze. Ngaho no wicaye twarakubabariye mwana. Oya, Dadi ntabwo arambabarira.
boy haguruka yakubabariye twarakubabariye twese agamba bana mama namukorera ibi byinshi pe namukorera ibi byinshi kandi n'ubu ndacyabyicuza boy sasa daddy aravuze ngo haguruka wicare mu ntebe daddy basaza mbabare daddy yavuze ngo haguruka wicare mu ntebe daddy basa mbabare basa cyangwa tuvugane bon wenda uraho neza isanzure wageze mu rugo umeze neza aho wari uri hari hameze hateze ariko nawe rero urimo no kwamwibutsa muzana icyo kunywa akunda amata yamuzanira niba hari ahantu nagiye nkamushyira n'amata bakanga ko ayanywa reka nyakuzanire mwana ndakuzanira menshi sine daddy nuko bitwara kushira ariko akabari kuko umwana utumva yishimye bitaribwa ariko rwose ntabwo bizumva boy yeah umuhungu wanjye kandi w'ikinege uko wari uri ntabwo ariko nabyifuzaga numva kuzavamo umuntu w'umugabo numva kuzavamo umuntu nzaraga ibyanjye kandi akabikoresha neza nk'uko mbyifuza numva uzavamo umwana w'intangarugero umuntu wese areberaho un enfant exemplaire boy neza warampemukiye boy warampemukiye watumye isi inyota icyubahiro ngewe uruguma rwema nari mfite cyaragabanutse ngo rwema ngo icyana cye ngo umuntu mu cyago ngo icyana cye ngo cyaramunaniye urumva icyo kintu rwema boy watumye rwema kwanga watumye rwema icyizere yaragufitiye kivaho kuba njyewe ntaragusuye si uko nkwanga nk'amaraso yanjye nanze imyitwarire yawe urankurikira ariko umwana banza mu amata mwayifashe gerageza ubwo se ubu inda ntiyafatanye n'umugongo ugakomera rwose dore inyota boy ndeba mu maso hindukira mama wawe ntituri ababyeyi bawe hari icyo watuburanye oya nacyo none se kujya kwiyahuza ibiyobyabwenge no bira byose ushinjwa wabitewe n'iki cyari ikigare abo mwiganye ngo ntibamenuje ntibarangije boy waratubabaje waberetse se umunsi igihe namugemuriraga nari mfitanye randevu na muganga ariko nabanje kugira ngo nkugemurire randevu ndayimura arakwitangira
kuko wari umunsi wo gusura. Boy rero mwana wanjye, mwana wacu, umunyarwanda aravuze ngo uwanze kumvira se na nyina yumvira ijeri. Ijeri warayibonye? Umwana utumva yishimye n'itaribwa. Ibyo warabibonye? Nyamwana kumva ntiyanze zo kubona. Warabonye? Ndizera ko wagiye byibura agorotse. Gereza ntabwo ari inzu mbi, ahubwo ni ishuri. Gereza ni kaminuza. Gereza ibera kugira ngo igushyire ku murongo, ugende straight ku murongo. Reba ariko iminsi yose tumaze tugenda tuba no mu nzu ya twenyine tugufite urumwe. Kuba ntaragusuye si uko nkwanga, ariko warambabaje. Ariko aho ntari mama wawe yarahabaye. Ndizera ko impanuro ubutumwa bwose namuhaga yabukugezagaho. Gusa reka nakubwiza ukuri, burya iyo ribu itajya no kuza, twari tugufitiye umupango wo gusabira kujya iwawa. Yego. Urabyumva neza? Uretse ko iwawa buriya naho yego haragorora, ariko ntagorora nka gereza. Ndizera neza ko wabonye. Ahubwo se ugiye kumera gute niba warabonye? Ni irihe somo byagusigiye? Ndagira ngo icyo kibazo nyoko kubaje nicyo nangiye kukubaza, ngaho tubwire. Ahubwo mbere na mbere nabanza gushimira bamwe ababyeyi. Yego. Yabizi ntabwo munyaga, ahubwo murankunda cyane. Nuko ikibazo yari ngiye, ariko nahari ahantu nari ndi iyo bakujyanye hano ubwa mbere ntabwo biba byoroshye, ariko uko ugiye ntabwo ari kugaruka, ugaruka uri uwundi. Niyo mpamvu nanjye mbijeje ko boy wa kera muzi ubu ntabwo ari we wicaye aha ngaho ngubu. Ubu ndabijeje yuko narahindutse, ngiye kuba umwana mwiza. Ngirire namwe basabe akantu kamwe sinzi niba muri bukanyemere basa, mwongere mungarurire icyizere mwari mwarantakarije. Boy, ntacyo wadusanga tugikwime, nta n'ikibaho kiragatabwa, nta n'undi turize uretse wowe. Habeho. Ariko boy, subiza amaso inyuma. Wari wumva umwana ufite umubyeyi we? Ariko warabikoze. Yego narabikoze. Amafuti yose wakozwe kangahe? Nje ni kangahe nazamuye ikiganza ngo ukubite? Nari. Nuko byari binaniye se? Ariko we warabikoze. Ikintu wakoze cyitwa sakirirego. Muribuke ko ababyeyi burya turi bamwe mu bantu bakurikira Imana. Kandi buryo iyo umwana hari itegeko rya 4 rivuga ngo uzumvira ababyeyi bawe mu mategeko 10 y'Imana. Ribuka ko kera najyaga nkwigisha ijambo ry'Imana. Utarabijyamo. Ikigare ntago ari cyiza rero. Urareba ko cyari gitumye twari twageze naho tuvuga ngo twakubyarutse. Ndeba mu maso boy. Burya ijuru ry'umwana riri munsi y'ibirenge by'ababyeyi be. Dushatse twaguhesha ijuru cyangwa twari kwimisha. Ndizera rero ko ubutumwa bwiza ukuye hari ahantu ugomba kugira inama abagenzi bawe, urubyiruko rugenzi rwawe. Abusize hanze bara mwabanaga. Ufite ubutumwa bwiza kugira gute bwo kubashyira. Boy rero uyu munsi wa none
njyewe na mama wawe turakubabaye. turakubabariye. sinzi ko nabashimira gusa nyine ndumva nongeye kwishima bamwongeye kunyakira mu muryango wanyu wacu ngo ntabwo ukiri uwacu twenyine nawe urimo. icyo ngusaba urasubira ku ishuri. yego ndemera gusubira. na ya mapantaro wambaraga ameze nk'ugiye kuri tuwarete uzayakuramo wambara amapantaro meza nk'ayo wazanye. Cyahari. yego. ndashaka ko uhinduka ukaba boy mushyashya, a new boy from today. yego nabyumvise. n'ibi bigofero ukazajya ubikuramo n'ipantaro rwose iziya pantaro nizo zandengaga kambara neza. ntabwo nzabyongera pe byari ikigare. kandi ikindi nabonye ko ibiyobyabwenge ntabwo ari ibintu byiza gusa dukunda kubinywa tugira ngo ni ibintu byiza ariko nyuma yaho bizana ingaruka mbi cyane. hariya hepfo rero hari ahantu hari amakarabu antisida, amakarabu y'urubyiruko rugenzi rwawe uzajya ugenda nk'uko nabivuganye na dadi wawe, hanyuma ugende nibatangira ikiganiro no mu nama y'umuganda uhita ubasobanurira ububi bw'ibiyobyabwenge. hari urubyiruko ruba rwahaje sibyo muri aya makarabu naho ubabwire ububi bw'ibiyobyabwenge ahantu hose bakubone nk'icyitegererezo kandi natwe tuzaba fiyeri kwa kundi bavuga ngo boyi w'ikirara uhita umwana w'intangarugero wa Rwema hanyuma noneho twumve ko natwe umuryango wacu wishejwe ishema. ibyo biyayura bwenge hehe nabyo ko ngiryo ukaraba. yego murakoze cyane. ubwo nanjye reka njye kugutekera. murakoze nuko nishimye cyane uyu munsi numva ntabwo nzigera wibagirwa mu buzima bwanjye kandi mbikije ko ngiye kuba umwana mwiza ngiye nawe mugiye icyizere nk'umwana mu rugo. sawa sawa murakoze cyane. bakunzi ba Ganzafilms mwongeye kwirirwa neza turabasuhuje nimugira amahoro. Iyi episode rero mumaze kureba mwabonye ko harimo umwana wabaswe n'ibiyobyabwenge ndetse akaba yarazengereje n'umuryango we. Isomo twakuramo aha ngaha ni uko ingeso mbi ntaho zakugeza ndetse no gukora ikibujijwe n'itegeko ntibisobanura yuko amategeko atagukurikirana. nta muntu uri hejuru y'amategeko. iyo ukoze ibyiza urashimwa ndetse ukanagororerwa ariko iyo ukoze ibibi urabiryozwa. niho mwabonye boy yaryojejwe ibyo yakoze harimo ibyaha bitandukanye yarakurikiranyweho nko gufata ku ngufu ndetse no gukoresha ibiyobyabwenge no kuba umudira wabyo bakabikwirakwiza ahantu afite nabo bakorana. mbigarukaho rero ngira inama urubyiruko rukoresha ibiyobyabwenge ko ibiyobyabwenge atari byiza ndetse no kwishora mu busambanyi hato ugafata umwana ku ngufu. ibyo byose amategeko arabikurikirana. nkangiye Kapiteni Darda mwabonye yuko ndi kumwe na Joe twakoze akazi neza k'ubugenzacyaha ndetse tugenza ibyaha turabifata hanyuma boy abasha gukurikirana. ndabibutsa rero yuko kujya muri gereza ntabwo ari ukujyanwa ahantu habi ahubwo ni ukugira ngo ugende ugororoke kuko uba waragonganye n'amategeko. ni byiza rero ko twakwirinda kugongana n'amategeko tukareka gukora ikibujijwe n'itegeko kubera yuko kugongana n'amategeko si byiza. amategeko nta muntu uri hejuru yayo kandi iyo ukoze icyaha amategeko araguhana. mugire ibihe byiza.